Hello nizere ko mumeze neza mwe dukomeza kubana aha ngaha umunsi ku wundi, uyu munsi nkuzaniye boti ibikurika bikurira kuri Binance ikabikora kuri Telegram, wowe icyo usabwa ugomba kuba ufite Telegram kugira ngo ubashe kuba wabikuza ayo wakoreyemo aha ngaha muri ino mining ikora kuri Telegram. Rero nk'uko ubireba aha ngaha izi ni proof zigaragaza neza ko ino mining ikora. Rero wowe ukeneye kwiyandikisha ngiye kwereka uburyo bwo kwiyandikisha kugira ngo ubashe kuba wakiyandikisha muri ino bot, nurangiza nawe utangire mining. Niba wuzuza 0.3 ubikuza minimum withdraw ni 0.3 ukaba wabikuza USDT zawe ukaba wazakira kuri Binance account mu buryo bukoroheye. Tudatinze rero tugiye kureba uko bikorwa. Urabona aha ngaha hari deposit akaba na withdraw, ariko nureba hano hari withdraw urabona ko ari ayo twabikujemo. Urabona ko hano yahise atugeraho kuri Binance account yacu mu gihe gito cyane, yahise aba yahita atugeraho. Urabona ko byakunze. Reka turebe neza uko bikorwa nuko wakiyandikisha mu buryo bworoshye cyane. Kana subscribe kuri no channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. So tudatinze rero ngiye kwereka uburyo bwo kwiyandikisha mu buryo bworoshye. Urareba aha ngaha uri kurebera video, urabona aha ngaha urabanza ukande like kuri ino video, nurangiza ukande subscribe kuri ino channel yacu nimba utarayikanda. Nimba warayikanze uri agaciro cyane. Urabona hano handitse comment, urahita ukanda hano handitse comment uhite ubona iyi link yo kwiyandikisha ikugeza muri bot ugiye kuba wakiyandikisha. Ikintu uri bukore rero, iyi link uri kubona ikintu ndimo ndakwereka nkoresheje fresh, urahita uyikandaho ihite ikugeza muri Telegram account utangire wiyandikishe. Nkwereka rero uburyo ubikora step by step, tugendane akantu ko kandi. Wowe ikintu ukora, iyi link uraza ugahita uyikandaho. Kimara kuba wayikandaho ihita ikugeza muri Telegram. Aha ngaha ngiye kuba nakwereka nkwereke icyo uhita ukora. Ukimara kuyikandaho rero urahita ugera aha ngaha uhita ubona handitse start bot, utangire ino bot. Aha ngaha ukimara gukanda start bot urahita bimera gutya, urahita ukanda hano handitse open extra. Ndimo ndakwereka, urahita wakanda nurangiza ukanda hano handitse ijambo start. Aha ngaha ngiye kukwereka uburyo yandikisha muri ino bot kugira ngo ubashe kuba wayibikuzaho kuri Binance. Kandi ukeneye kubikuza ushobora no kunyandikira inbox numero ya WhatsApp, nuza kuba wayishaka winjire muri group yacu WhatsApp, nurangiza urebe numero ya admin agufashe kubikura mu gihe uzaba umaze kuba wakuzuza 0.3 yaguhereze kuri mobile money mu buryo bworoshye. Rero ukimara kuba wagiramo urahita ugera hangana numara ukanda kuri start bot, barahita bakwereka ibintu bigiye bitandukanye. Kangwereka rero icyo uhita ukora mu gihe uzaba umaze kugeramo aha ngaha. Urabona hano handitse bonus cyangwa box, urahita ukandaho urasangamo amabox 11 ufungura ya bonus. Uraza ukandeho, numara ukandaho amacoin utombora azagenda kuri balance account yawe. Aya macoin rero ushobora kwibaza ngo aya macoin amaze iki? Aya macoin nkuko uyareba aha ngaha ni amacoin agufasha kwihutisha mining, ikaba ya mininga byihuse. Naje nkwereka n'uburyo ushobora kubona amacoin mu buryo ushobora no kuba waza umininga byihuse ukaba wabonamo ama USDT menshi cyangwa arenze ayo wabonaga bitewe n'ibyo ngiye kuba nakwereka cyangwa ibyo uzaba wakozemo aha ngaha. Rero ibyo ngiye kuba nakwereka aha ngaha ni ibintu bigufasha kuba wakoresha mining neza kandi ukaba wabasha no kuba wayibyaza umusaruro. Tudatinze rero nkuko ubireba aha ngaha urakomeza ukande open box. Aha ngaha urabona handitse open na double box, ukomeze opening. Urabona ko coin ziri kwiyongera, urabona hari coin 51, urabona ko ziri kugenda ziyongera. Uraza ukomeze umining nako ukarage zino box 11 kugeza zose zishize. Urabona ko mbise mpabwa coin 51 zingana na 0.1 cya USDT. Izi ngizi ziba zimeze nkaho ari igishoro cya mbere baguhereza kigufasha kumininga. Nuza ugakanda hano kuri task, arakantu ko kuri task kari hasi, ariko nkaka ngiye kuba nakwereka. Urabona hano hari umuntu, hari akantu kameze nka kari task, ubwo ni akantu kegeranye na kari kumwe n'umuntu. Kano kari iburyo, uhereye iburyo ubara na ka kabiri kariho tumeze nk'umurongo, uragakandaho. Numara kugakandaho uze ujoininga ano macano yo kuri Telegram. Uko ujoininga niko ugenda ubona coin cyangwa USDT dukeya cyane, ariko tukagenda twiyongera kuri balance. Urabona ko turi kugenda twishyurwa kuri account balance yacu. Nituramuka twuje 0.3 turaza kuba twabikuza. Rero nuko biba bimeze, ugomba uza ukareba hariya kuri task, ukareba task zihari. Urabona ko no task available yet, bari kutubwira ko task zimaze kuba zarangira. Ubu ngubu task zari zihari zirarangiye. Biba byiza iyo ugaruka ugasuzuma ukareba muri task ko ufite task.
nk'uko ubireba rero mo ahangaha urabona ko muri account yanjye ya original rero ni account naberekaga y'uburyo bwo kwiyandikisha. Rero ahangaha ni account yanjye ya original nkoresha, ngiye no kuberekeramo proof ndetse nuko babikuza ndetse nuko wabasha kuba wabonamo ama USDT menshi mu gihe waba wayikoresheje neza ndetse n'ibyo wakora kugira ngo ubashe kubona ayo ma USDT menshi. Rero tudatinze nk'uko ubireba ahangaha tugiye kureba neza uko biba bimeze, uko kubikura bigenda. Ese kubikura ubikura gute? Ushobora kubikura ukoresheje USDT BEP20 ukabikurira muri Binance cyangwa kuri Trust Wallet cyangwa OKX n'andi agiye atandukanye. Upfa kwita kureba neza ko network ari USDT BEP20 cyangwa ugakoresha TON. Rero ibi ngibi ngiye kubikwereka kugira ngo ubashe kuba wabona iyo wallet. Uhita ugenda muri Binance account yawe kugira ngo urebemo iyo wallet, ubusabwa kuba ufitemo Binance account. Udatinze rero uhita ujya muri Binance account yawe, umara kugenda muri Binance account yawe, wamara kuba wagiramo rero ngiye kwereka uburyo ubona iyo wallet. Urabona ko twamaze kwishyurwa, ariko kugira ngo ubone step by step uraza kubera mbere cyangwa ku musozo w'ino video uburyo bikorwa, ariko mbanze mbikwereka uburyo twabikuje kugira ngo urebe neza nuko abikura. Wabonye no muri system ko twamaze kuba twabikura kandi urabona ko yamaze kuba yatugeraho. Ugiye kubikura rero tukanda add funds, wamara ukanda add funds. Abantu batari kubona aho add funds ziherereye ni hano hari mu ibara ry'umuhondo, tukanda hari handitse add funds. Wamara kubakanda kuri add funds ugatukana deposit on chain, wamara ukanda deposit on chain bagahita bakwereka hari handitse USDT, ugakanda kuri USDT. Iyo idahari urayisearching ukayikandaho, urahita ureba hano handitse BNB BEP20 wakande nurangiza ukopiye iyo address. Numara gukopiya ino address urahita ugenda usubire inyuma, urareba ko address ari USDT ikoresha network ya BEP20 cyangwa BNB Smart Chain. Nurangiza uhite ugenda kuri Telegram yawe kuri ya bot aho ubikurira cyangwa aho unyura ugiye kubikura. Nimba utarajya muri no group yacu WhatsApp tunyuzamo updates zigiye zitandukanye, nicyo gihe ngo winjire ujoininga WhatsApp group yacu hakiri kare. Rero ukimara kuba wakinjiramo rero ukimara kuba wakinjiramo urahita uza urebe ahangaha hakorerwa withdraw, urakanda hano handitse withdraw. Numara ukanda hano handitse withdraw urahita ugera ahangaha utushyiramo wallet yawe ya USDT BEP20 BNB Smart Chain ukuye muri Binance account. Nurangiza ushyireho ayo ugiye kubikuza. Twe twamaze kubikuza nk'uko wabibonye 0.33 kandi wabonye ko yatugezeho kuri Binance, kandi ndaje mbikwereke ko nahangaha muri hano muri no bot yacu twamaze kuba twayabikozamo. Rero uko ubigenza urabona ko amafaranga ya minimum ari 0.3 kandi akugeraho mu gihe kingana n'umunota umwe wonyine abamaze kuba yakugeraho nk'uko system yabo ibivuga, kandi yahise atugera. Urabona ko hano yahise atugeraho ko USDT 0.33 0.33 USDT arrived to my Binance. Bivuze ko ahanga yahise atugeraho mu buryo bworoshye. Tudatinze rero nk'uko ubireba ahangaha urabona ko yamaze kuba yagira kuri Binance account. Rero ngiye kuba nakwereka ese niki wakora kugira ngo uzamure mining yawe. Rero ahangaha kugira ngo mining yawe yihute cyangwa umining harimo uburyo bumeze nk'ama level ndetse n'amacoin ufite kuri account yawe, nibyo byongera mining kuba yakihuta. Nuzo ukareba hano kuri withdraw urabona ko 0.33 byamaze kuba byabikurwa muri no bot yacu byohereza kuri Binance, ariho twahise tuyakira. Rero ndizera neza ko aka kantu wagasobanukiye kandi wamaze kureba neza ko gakora. Igisigaye wowe ari ukuba wakiyandikisha. Rero ushobora kwibaza ngo niki nakora kugira ngo no mining yanjye mining vuba. Rero byose reka mbikwereke ikiba gisabwa, wereke ibisabwa kugira ngo mining yawe yihute kandi umining vuba, none ubashe kuba wakoreramo amafaranga mo ahangaha cyangwa USDT. Rero ibi ngibi ngiye kuba nakwereka, ngiye kwereka uko bikorwa. Nanjye ndaza kuba nabakorera video nabikoze, kubashaka kuba babikora nabo babikora kugira ngo basobanukirwe neza akantu ku kandi. Urabona ko hano withdraw twamaze kuba twayibona. So ndizera neza ko igisigaye ari kukwereka niki twakora kugira ngo tubashe kumininga menshi cyangwa kuba twabonamo menshi. Urabona ko hano batubwira ngo uramutse ushyize depositinze amadolari 5 ushobora kubona inyungu ya 35 ahangaha y'ama USDT mu gihe kingana n'iminsi 30.
bivuze ngo uguze ukoze deposit mo ahangaha ukoresheje USDT BEP20 ushobora kubona inyungu y'amadolari 40.35 mu gihe kingana n'iminsi 30. Bivuze ngo ziriya coin iyo ukoze deposit y'amadolari 5 baguhereza coin 2,000. Izo coin akaba arizo zikumayiningira vuba ku buryo ushobora kuza ubikuza buri munsi mo ahangaha muri no bot kugeza ku madolari 40 yarangira ayawe akaba arashize kuko uba waragenewe iminsi 30. Bikorwa gute rero? Iyo ukanzara kuri deposit nimba uri kuhareba hariya kuri deposit hariya hejyanye na withdraw uhita ugera ahangaha bakakwereka ko uramuka udepositinze idolari rimwe uri bwakire coin 400, uramuka udepositinze amadolari 2 uri bwakire coin 800, uramuka udepositinze amadolari 3 urakira coin 2 bitewe nayo ufite cyangwa wowe ushaka kuba wagura mining kugira ngo ize ikungukira cyangwa mining yihute. Urabona ko hano uramutse depositinze amadolari 5 bahita baguhereza coin 2,000 kandi urabona ko ngiye mfite coin 800 gusa arizo zitumye mbikuza zino 0.33 mu gihe kingana n'umunsi umwe gusa. Wenda ku bantu bari muri groupe natinze kubahereza video kubera ko nankiri kuyitunganya, ariko kubikora byo nabirangije kare. Urabona ko ari ibintu byiza cyane. Urabona ko hanga bato kugira ngo utegereje kwishyura payment waiting. Iyi link ya USDT BEP20 niyo ukopia ukohereza USDT zawe, amara kohereza USDT zawe warangiza ugahita ubona coin zawe kuri balance, mining yawe ikihuta kugeza buri uko wujuje minimum withdraw ukaba wabikuza. Minimum withdraw ni 3 byonyine ukaba wahita ubibikuzamo ahangaha. Urabona ko hano ushobora kuba wabikuzamo. Urabona kano kantu kari mu mutuku ni igihe session zawe z'umunsi ziba zarangiye cyangwa task cyangwa ayo ugomba kumayininga ahura na coin zawe ufiteho ziba zarangiye. Nizeye ko bisobanukiye. Bye bye, mugire byiza. Ciao ciao, ndabakunda cyane.